Ndagusuje neza kandi guhaye ikaze. Nitwa Prince Robert, umuhungu w'Imana n'Abanyarwanda. Nawe wumva ururimi ndi kuvuga, Imana iguhe umugisha. Mwagize neza kudushyigikira mugakora subscribe. Mbere yuko ninjira muri iki kiganiro cyitwa Gospel Talk, reka mbasabe dukora aga challenge gatoya. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri YouTube cyangwa se niba uri kureba iki kiganiro ukabona kuri telefone yawe, smartphone, TV, machine, utarakoze subscribe, reka mwinginge kora subscribe. Nibura iki kiganiro tuze kugira nibura aba subscribers, ndabura abantu 400 ngo tugire 600. Nibura iki kiganiro kigira aba subscribers 400. Umusanzu wawe urabukoze, Imana iguhe umugisha. Reka twinjire muri iki kiganiro, reka tubanze dusenga Imana, twirukane gukora kose k'umwanzi, hanyuma twinjire mu kiganiro. Ni ikiganiro cyiza, gifite topic ivuga ngo byagenze gute uwari umushumba w'abantu uyu munsi akaba ari umushumba w'inkoko. Mana turagushimye, tugushimiye ko imbabazi zawe n'urukundo rwawe rwishi ari rwo rubana natwe. Utuyobore muri iki kiganiro, ibyo tugiye kuganira biyoborwe nawe kandi birindwe nawe. Uduhe kumva, uduhe gutekereza, uduhe no gushyira mu bikorwa ibyo turagana muri iki kiganiro. Mbe nk'igikoresho cyawe cy'icyubahiro, uvugire muri iki kiganiro mu izina rya Yesu Kristo, amen, amen. Tuzi neza ko mu gihe umwami Yesu yahamagaraga abigishwa atoranya intumwa, hari abo yasangaga bari kuroba, akavuga ati nimuze muve muri iyo gahunda yo kuroba, nzabagira abarobyi b'abantu aba Petero. Tuzi yuko hari abandi yasangaga mu mirimo, akavuga ngo nimuze muragire umukumbi wanjye muto. Ese bigenda gute igihe umuntu ashobora kubwira abantu Imana yahamagariye kuba umushumba, nabo bantu bakamwita umushumba, bikarangira wa mushumba aho kugira ngo agumye gutwara intama z'Imana no kuziyobora, bikarangira agiye kuragira inkoko, kandi n'izo nkoko akaba ari inkoko z'intuburano? Biba byagenze gute? Uyu munsi ndifuza ko twinjira mu kiganiro tukaganira. Bibiliya ivuga neza, iravuga ngo ibyaremwe byose. Iyo tuvuze ngo ibyaremwe byose, bitegerezanyije amatsiko kugaruka k'umwana w'Imana kugira ngo abikure mu bubata bw'umwanzi Satani. Bibiliya ibishatse kuvuga iki? Uyu munsi muri iyi myaka cyangwa se muri ibi bihe turimo, abantu benshi bakunda kwita ibihe bya nyuma, kandi ko kurebya hisi itereye naho iteretse ni ibihe bya nyuma. Ibyaremwe biri mu byiciro bitatu. Hari ibimera bimera ku butaka, hari inyamaswa ziba mu bimera, hakaba n'iziba mu mazi no mu kirere. Yego, ubwo ni inyoni, n'amafi, n'inyamaswa, n'ibimera. Abahanga iyo bavuga umuntu bamushyira mu nyamaswa, bakamwita n'inyamabere. Ariko abinjira mu by'umwuka bavuga ko umuntu ni ikiremwa Imana yaremye ikitondera, kuko yagihaye ubutware bwo gutwara ibindi biremwa. Mu mboni z'amaso y'ibigaragara, bigaragara ko umuntu afite ubwenge bwisumbuyeho kurusha izindi nyamaswa mu bijyanye no kuzitwara. Atari uko afite IQ nini kurusha izindi nyamaswa, kuko iyo ukoze ubushakashatsi hari inyamaswa zirusha icyitwa ubwenge abantu nyinshi zigiye zitandukanye, nk'inzoka n'ibindi. Ni nayo mpamvu Satani ajya gushuka umwana w'umuntu yakoresheje inzoka, kuko inzoka ifite IQ nini kuruta iy'umwana w'umuntu. Niyo Bibiliya ivuga mu isi y'umwuka ikompara Satani nk'inzoka. Aha, ndagira ngo tugende step by step. Ni ryari umuntu atamenya icyo yaremewe n'icyo yahamagariwe ku isi, akazarinda yivamo atagishyize mu bikorwa, hanyuma ku munsi w'urubanza Imana ikazabimubaza? Turaza kubiganira byose muri iki kiganiro.
njya gutekereza gukora iki kiganiro n'umushumba umwe nabonye numva arambabaje, ariko ambabaza ariko n'abandi benshi bameze. Abantu benshi ntibajya batekereza ku cyitwa ingororano z'abizera. Bibiliya iravuga ngo dore ingororano z'abizera nizi: icyubahiro, ubukire n'ubugingo buhoraho. Iyo bageze ku cyubahiro bumva ko mu ngeri z'abantu benshi bagiye batandukanye no muri segiteri z'ubuzima ari uko abantu baba bameze nk'abakuramya, bagusenga, bakubaha, bagutinya, bikitwa icyubahiro. Ariko mu buryo bw'ubumana icyubahiro ni iki? Icyubahiro ni ugukira Imana. Katugende step by step. Paulo yandikiye itorero rimwe arabwira ngo kuko natwe twari dupfuye tuzize ibyaha n'ibicumuro byacu, ariko kuko Imana ari umutunzi w'imbabazi yaduhinduye bazima na Kristo. Reka mbwira abantu badukurikiye ko Imana batayiga batanayigishwa. Imana irihishura, hanyuma mu kwihishura igahishurira umuntu wayishakanye umwete, uko Bibiliya ivuga. Mwanze mushakashaka ibyo umwami ashima, kuko gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro iyo asenganye umwete. Ngaha ni Imana iboneka. Imana iboneka hehe? Iboneka ku muntu ugize ubwenge, imbaraga, ubushakashatsi bwo kuyishaka, ashaka ubwiza bwayo no mu maso hayo, hanyuma adashaka ibiva mu kiganza cy'Imana, kuko mu kiganza cy'Imana havamo imvura ishobora kugwira ababi n'abeza. Abigisha bo bavuga ko ngo Imana itanga imvura igwa mu masaka ikagwa no mu rumogi, kandi iby'Imana ikora bitandukanye n'ibyo abantu batekereza. Reka mbwire abantu yuko urumogi rufite umumaro, muze kunyumva neza, kuko nirwo rukorwamo imiti myinshi mwivurisha kwano kwa muganga. Yego, niyo mpamvu Imana ishobora kurugwisha y'imvura ikarugwisha no mu masaka, ikayagwisha no mu masaka. No mu buzima busanzwe nuko Imana ibigenza, kubitwa intama n'abitwa ihene, kubitwa abakiranutsi n'abitwa abanyabyaha, bose Imana ibagirira neza mu bumana bwayo, usibye ko abanyabyaha bagira umutima wo kwambura abakiranutsi by'Imana yabageneye mu buryo bw'amanyanga yabo, hanyuma abakiranutsi batazi kurinda iby'Imana yabageneye. Koko kuko Bibiliya ivuga ngo umujura nta kindi kimuzana, ni ukwiba, kwica no kurimbura. Hari igihe kigera rero mu isi y'ubumana umuntu bakamwiba, yareba nabi akanarimbuka, yareba nabi akanapfa. Turi kugendana iki kiganiro cy'abanyamwuka. Abanyamubiri muze kwihangana, numva nashatse kugikora gute mu mwuka, cyokoza titireyo ni y'abanyamubiri. Icyo nabahamagaye no kugira ngo Imana ibahaye kumva amatwi y'ibyo turi kuvuga, ikabaha no guhishurirwa amaso nk'uko yahishuriye umuntu witwa Gehazi, ikamuhishura agareba ingabo bateye, akageranya n'izibarwanirira, akamenya imbaraga zo kutangira kujya kurwana urugamba yaraje yiruka. Mwibuke ko izi ngabo zari ziteye Elisa zije kumutwara ko ajya mu migambi y'Abasiriya. Mwibuke ko ari Gehazi waje kubimubwira, ariko imbaraga zakoreshejwe zibajyana zavuye muri Gehazi. Ubwo yari atareba, amaze kureba ibyari bimuriho byo kutareba, yabiteje ingabo z'Abasiriya, batangira kugenda urugendo rwo kuba impumyi kugeza igihe babagejeje mu kigo cya gisirikare. Iyo nindi story kanigamereze kuri topic y'uyu munsi. Nifuje kubaganira gute rero? Ese byagenze gute abantu ubwo batubwiraga ko Yesu yabahamagaye, amaze kubahamagara bagati nimuze muragira umukumbi wanjye, bikarangira bameze nka wa mugani yaciye w'umwana w'ikirara wayije ibyase yarangiza akajya kubigurisha, bikarangira agiye kuragira ingurube. Uyu munsi abitwa abapasteri, abitwa abashumba, abitwa abavugabutumwa, abitwa abahanuzi bari mu ishusho y'uyu mwana wagiye kuragira ingurube. Bafashe iby'agaciro gakomeye. Nari ndi gusobanura ijambo rivuga ngo dore ingororano z'abizera ni ubukire, icyubahiro n'ubugingo buhoraho. Iyo ubonye Imana ugahishurirwa Imana, Bibiliya iyivugaho neza, iravuga ngo ngewe Uwiteka icyubahiro cyanjye nta muntu n'umwe
tuzagisangira. Mu yandi magambo biravuze ngo Imana niyo yo kubahwa, niyo yo kubararirwa, niyo yo gusingizwa. Igihe cyose hazaza umuntu, ikintu, umwuka, abamarayika bagasaba ko bubararirwa, igishushanyo, umuntu, abamarayika, ibibajwe n'ibindi byose bisabwa ko byubararirwa, niba uzi ko ufite ireme ry'ubukirisitu, kirazira kikaziririzwa. Niyo mpamvu Bibiliya ivuze ngo ingororano z'abizera ni icyubahiro. Biba icyubahiro rya iyo ku muntu ukijijwe abonye cyitwa glorify, icyubahiro, glory of God. Bibiliya iduha ingero z'umuntu wahawe iyi ngororano witwa Mose. Ijambo ry'Imana rivuga ngo iyo yajyaga kuri Sinayi kuvugana n'Uwiteka, haleluya, ngo iyo yagarukaga mu Bisiraheli, ngo ubwiza bw'Imana n'icyubahiro cy'Imana ngo byabaga biri kuri we akayangana. Niko bigendera umuntu wese wamaze kwakira, kwemererwa no kuvugana n'Imana. Ubwiza bw'Imana n'amavuta y'Imana amusukwaho nk'uko Aroni byamugendekeye, ngo yasutswe ku mutwe amavuta atemba mu bwanwa, ngo aragendagera no ku birenge bye. Niko bigendekera umuntu wizeye Imana. Imana imuha icyubahiro n'ubwiza bwayo. Kandi Bibiliya ikongera ikavuga ngo dore ingororano z'abizera ukuyeho icyubahiro ni ubukire. Reka mbabwire, ijambo ry'Imana rivuze neza amagambo akomeye. Riravuze ngo ufite uwo mwana niwe ufite ubugingo buhoraho. Umuntu wese wuzuye umwuka wera, wamaze kwakira umwuka wera, niwe muntu ufite ubutunzi butagereranywa. Isi ifite ibyitwa ubutunzi. Hari za zahabu, hari za peteroli, hari n'andi mabuye y'agaciro, hari ibintu byinshi cyane byitwa ko ari ubutunzi. Ariko ingororano z'abakiranutsi ni uguhabwa ubutunzi bw'umwuka wera. Haleluya. Niyo mpamvu birivuze ngo ingororano z'abizera ni icyubahiro. Imana itora ku cyubahiro cyayo ikagutwikira nk'uko Dawidi yabivuze. Yavuze neza, aravuga ngo umuntu uba mu rwisho rw'isumba byose azahama muri icyo gicucu cy'ishobora byose. Iyo Imana umaze kuba umukiranutsi wayo, itora ku cyubahiro cyayo ikagutwikira, n'ukubonye mu bandi akavuga ngo mbega Robati uriho ubuntu bw'Imana, mbega Robati uriho amavuta y'Imana. Imana igatangira gukorana nawe iby'imbaraga. Haleluya. Hanyuma iyo umaze kubona icyubahiro cyo bita glorify, cyangwa se umaze kuglorifying, umaze guhabwa glory of God, ugahabwa icyo bita ubutunzi butagira akagero bwuzuye bw'umwuka wera, uri umukire. Reka mbabwire, imwe mu mari ikomeye nzahora mbivuga kuzageza igihe nzashira mu mwuka, Imana izampa imbaraga n'abana banjye bazakure bahamya Kristo. Kimwe mu bintu gikomeye gifite agaciro kuruta ibindi byose ni ubugingo buri vierge, ni ubugingo buzima buzabona Imana. Ubu bugingo buruta zahabu, ubu bugingo buruta ama etaje, ubugingo buzima bwuzuye amahoro yo mu mwuka, bufite umutekano wo mu mwuka. Haleluya. Ubu bugingo burakomeye. Ngewe Robati niyo wambwira ngo urama kuyobora ishyanga rikomeye nk'Uburusiya, Amerika n'ibindi bihugu bigiye bitandukanye mwita ko bikomeye, ukanyambura ubu bugingo, nakubwira ngo ijyanire sinabikunda. Niyo wami bya mirenge ukashutisha ibyubahiro bigarukira hano muri Kigali no kujya muri Dubai gusa, sinabikunda. Kuko ikintu cy'agaciro gikomeye ni ubugingo buhoraho. Kandi Yesu uko mwifuza kuburinda, ariko nabarinda ubwawe. Niyo mpamvu Bibiliya ivuze ngo ingororano z'abizera ni icyubahiro, ubukire n'ubugingo buhoraho. Hanyuma muri iki kiganiro ndumva ashaka ko nganiriza abantu, mukwiriye kwiga kurinda imibiri yanyu, mukarinda ubugingo bwanyu ndetse n'umwuka wanyu Imana yabahaye, kuruta ibindi bintu byose birindwa, kugira ngo bitajyaho iki umugayo. Nabahaye urugero rwiza, ndababwira ngo ibyaremwe byose bitegerezanyije amatsiko. Narababaye ejo mbonye icyo kiganiro cy'umushumba umwe
ntabwo muvuga izina atazajya kundega, ni benshi. Abashumba b'aborozi b'inkoko ni benshi, bashumbaga abantu ni benshi rwose, barahari. Murabizi ko muri abashumba benshi musigaye mworora inkoko, ndetse izi nkoko hari n'uwamamagaye ejo bundi aramwe ngo uzaze nguhe inkoko yo kurya. Ariko izi nkoko nazo ziri mu bitegerezanyije amatsiko ibyaremwe byose, buretse kunyita injiji. Ndagira ngo mbabwire ko Imana yashinye kurema isi ishyiraho imbibi n'umupaka w'icyo bita naturel. Hanyuma Satani n'abambari be baraza barenga izo mbibi ziremwa. Urugero nk'izi nkoko ndi kuvuga, nabwiye ngo muretse kunyita injiji. Imana yari yarashinye ku inkoko kugira ngo nibura ibumushwe ifata iminsi 21, ariko izizo ntizigituragwa, zirera. Uzaganiriza abazoroye barakubwira ngo inkoko zanjye ngo harabura iminsi 5 ngo zerera iminsi 45. Hanyuma tukavovora tu ibyaremwe byose tegereje amatsiko. Narababwiye ngo nabonye imbwa zuzuye icyo bita abadayimoni, ziri mu itsinda rya LGBTQ+, zisambana n'abana b'abakobwa binaha i Kigali. Mwebwe mubyita ngo ubutinganyi ni akantu gatoya, ni LGBTQ+. Iyi plus iravuga ngo abapasiteri, abavuga butumwa n'abandi bantu bose bafite ijambo muri rubanda, ubwo mubibona ntimuvuge, namwe muri abacu. Zisambana n'abakobwa we, ibyaremwe byose. Ntabwo Imana yigeze ishyiraho imbibi nk'uko muri tarimudu yanyu mwandika. Ntabwo Imana yigeze ivuga yuko umwana w'umuntu azajya aryamana n'inyamaswa. Ariko uyu munsi icunga bararibangurana n'indimu kandi zikabyara ibindi bintu. Uyu munsi igisamagwe barakibangura n'intare bikabyara ikindi kintu. Uyu munsi umwana w'umuntu baramutera imisemburo, wari umugabo agahinduka umugore. Reka nigende sibyo njemo. Niki cyabaye? Abantu mukurikira indamu mukagera mu kigeragezo nk'icyo Umwami Yesu yanyuzemo kivuga ngo nundamya ndaguha ubu butunzi. Ngiye kubasomera ijambo rimwe nsoza iki kiganiro, hanyuma ribe ipira, ribe inkingi, mwe mu nkingi 12 zitwara umukristo. Butanze ababwiriza inkingi uko ari 12, reka mbabwire imwe yonyine hanyuma muyishikamize ku mutima wanyu. Ijambo ry'Imana rivuga iki? Riravuze ngo mbike ijambo ry'Imana, ni Dawidi ubivuze, mu mutima wanjye kugira ngo Imana nahicumuraho. Kadusome ijambo ry'Imana uyu munsi. Iyi nkingi ibera inkingi ku bapasiteri, inkingi ibera inkingi ku bashumba, inkingi ibera inkingi ku bakristo bashaka kujya mu bwami bw'Imana. Mubwiriza ibice 3 handitse amagambo akomeye, ushobora kuba wari uyazi ariko uyu munsi ongera uyumve. Bibiliya iravuze ngo ikintu cyose, ijambo cyose, nuko ngo nibiriho byose. Ikintu cyose kigenerwa igihe cyacyo. Iyo bavuze ikintu ni uburyo bw'ibifatika n'ibidafatika. Niyo mpamvu yitwa ngo ikintu cyose. Ibyo mubonesha amaso n'ibyo amaso yanyu atwikira atabona. Ikintu cyose kigenerwa, gifite icyo bita igeno, igihe cyayo. Time and things ni ibintu bibiri. Igihe n'ikintu biba bifite igihe cyayo, kandi n'icyagambiriwe munsi y'ijuru cyose gifite umwanya wayo. Iyo bavuze icyo bita kugambirira, imigambi, it's a thinking mind, ni imitekerereze, ni imyumvire, ni imigenzereze, ni plan. Cyose gifite umwanya wayo. Barokore, abatari abarokore, banyamadini mwese munyumva muneza amatwi, reka mbabwire ko ibintu byose biba muri iyi si, buri kintu cyose kiri arranged, kandi icyo kintu ni Imana yakigeneye igihe cyayo. Bibiliya ivuze iki? Iravuze ngo hari igihe cyo kuvuka n'igihe cyo gupfa. Point fini termine. Mukanura amaso ku mazu meza, mukanura amaso ku bagore beza nkuko mwitwa mubyigisha, mukanura amaso ku maviza, mukanura amaso ku ma etage, ariyo mwirwa muhanza amaso. Hari igihe umuntu avuka, akaba n'igihe umuntu apfa. Ibyo bihora bisimburana iteka. Hari igihe cyo gutera n'igihe cyo kurandura ibikuri.
hari igihe cyo kugira ubutunzi, hari igihe cyo gushora, ariko hari n'igihe cyo gutanga imisoro byose bigashira. Igihe cyo kwica n'igihe cyo gukiza, igihe cyo gusenya n'igihe cyo kubaka, igihe cyo kurira n'igihe cyo guseka. Reka mbabwire, iyi ni inkingi yatanzwe n'umugabo w'Imana witwa Salomo. Bibiliya imuvugaho, ivuga ukuntu yasabye Imana ikintu gikomeye, asaba ikintu cyitwa ubwenge. Imana irangije imuhereza test yo kugira ngo itestinge, imuha n'ubutunzi, hanyuma ubwenge n'ubutunzi byanga guturana. Niyo mpamvu Yesu yavuze ijambo rikomeye, aravuga ngo biragoye ko abatunzi abakanura amaso ku butunzi kwinjira mu bwami bw'Imana bizabarushya, ngo byaruta nuko wafata umwenge urushinge uganyuzamo umutwe w'indogobe. mean it's not possible. Niwashaka ubutunzi bw'isi ngo bukanuremo amaso wumve ko uzabona ubwami bw'Imana, ntibibaho. Nabwiye abantu nabaga ngo ariko ubundi byakunda gute ko umutunzi yinjira mu bwami bw'Imana? Usiye ko hari igihe tujyaho tukigisha ibintu abantu bakanga kubyumva neza. Niba Imana yifuza ko abantu bagaburira abashonje, bakambika abababaye, bagafasha imfubyi n'abapfakazi, abandi baho kugira ngo batekereze no gufasha n'uwo bavukana nawe bikaba intambara, murumva bizagenda gute? Anikomereza. Habaho igihe cyo kuboroga n'igihe cyo kubyina, ibyo bintu byose. Igihe cyo kujugunya amabuye n'igihe cyo kuyarunda, igihe cyo guhoberana n'igihe cyo kwirinda guhoberana. Muri Covid murabizi byababayeho. Igihe cyo gushaka n'igihe cyo kuzimiza, igihe cyo kwimana n'igihe cyo gutanga, igihe cyo gutabura n'igihe cyo kudoda, igihe cyo guceceka n'igihe cyo kuvuga, igihe cyo gukunda n'igihe cyo kwanga, igihe cy'intambara n'igihe cy'amahoro. Ese ibyo umuntu akora yirushya mu isi bimumarira iki? Hari igihe uhura n'umuntu ugasanga ari mu rukundo yashyushye, bari kumuraza ijoro ataryamye, shushube bu honey sweetheart. Today is sweetheart, but tomorrow uri kukwita sweetheart azaba ari big enemy, umwanzi wawe wa mbere. Niba ugiye kukubyaza abana babiri batatu ejojugunye, ibyo bintu byose Bibiliya iravuze ngo birasimburanwa iteka. Nimukirwe mushukisha abantu. Dore ahantu abantu bayobera inzira yo gukiranuka ni ahangaha. Baza ku Mana batazi ko ibi bihe bihora bisimburanwa iteka. Habaho igihe cyo kurwara, hakaba igihe cyo gukira, igihe cyo kugira inda umuntu akabyibuha akamera neza, hakaba n'igihe cyo kuyenga, igihe cyo gukomerwa amashyi, hakabaho n'igihe cyo kuvuga ati no, akuvugiriza induru. Ngo kandi ibyo bihe byose Bibiliya ivuga iki? Iravuga ngo Imana niyibigena, niyibishyiraho ikavuga ati mbo today Robert byibuha, tomorrow nanuka. Ngo kandi ibyo bintu bihora bisimburana. Iyi pira ku bana b'Imana ni imbaraga, n'ubutware, n'ubushobozi, n'iby'agaciro gakomeye. Tahanze ababwira inkingi 12, babwiye imwe ivuga ngo ibintu byose biba ku mwana w'umuntu n'Imana ibigena. Ukwiye kumanza kumenya ngo ese Imana izanye ibintu byiza, wa mugani wa Yobu mu kiganza cyanjye havuyemo ibibi nabyanga. Ese Imana izanye kubyara havuyemo gupfusha nabyanga. Paulo yanditse ijambo rikomera avuga ngo niki cyadutandukanya n'urukundo rw'Imana? Nugusonza never, nugupfusha impossible, nukurwara no, nugukena no, nukubona utangiye gukira no. Niki cyadukuraho Yesu ari? Ntacyankoraho Yesu ari, yambereye ubuhungiro, mwami ni igitare gikomeye. Uyu munsi abantu benshi bafashe iby'agaciro kabo nk'umuntu witwa Esawu. Baravuga ngo mpereze ibyo bishimbo, batanga ubugingo bwabo. Rikoreka mbabwire bene data nshuti z'umusaraba, murinde ibintu byanyu kurusha ibindi bintu byose birindwa. Mbese aba pasiteri ntibababereye icyitegererezo? Umwe we namubonye yicaye kuri TikTok ameze gutya, hey,
Misi yashize aratubwiraga ati ngewe ni nge muntu wa mbere ukaze hano mu Rwanda. Amubonye ejo bundi Uganda ameze atya kuri TikTok tu. Bene data nshuti z'umusaraba. Umugabo bitwa Karebu yabwiye Yosuwa, aravuga ati ariko Kare, Yosuwa, uzi ibintu wakoze. Imana yavuganye natwe turi Kadeshi Baruneya, itubwira ko tuzaza mu gihugu tukakigiramo umugisha. Abo twari twaragendanye ari 12, ari 10, baravuga ngo kiriya gihugu cyaba nta kindi twagishobora. Twebwe imbaraga y'Imana igumya kuvugira muri twebwe. None wageze nawe uratwibagira, bati se ubunda kugenzanya ko narangije kugabanana. Donc Abisirayeli bose narabagabanije, none wagira ngo nkora iki? Ambwa atanu hasigaye do, genda urwane hari ingabo zidasanzwe. Nakunze ijambo Kareho yavuze, yaravuze ngo utandeba nshaje ariko umuntu w'imbere, zambaraga twagendanaga tudafite icyo kurya, zambaraga twagendanaga twirwa tubumba amatafari kugira ngo abantu bubake isengero, zambaraga twakoreraga Imana nta buzima, nta mibereho, nta minerivare. N'uyu munsi ku myaka 80, ubwo nari nzifite ku myaka 40, ndacyaziterana ngira ijambo, ngize imbaraga z'abizera. Ntabwo Imana dushaka ko tugira imbaraga tukiri abajene ngo nitumara gusaza tuzigira. Wacu yanditse ijambo rikomeye, haravuga ngo nubwo umuntu wacu w'inyuma, uyu mubiri twambaye wasaza, ariko umuntu wacu w'imbere nibura akwiye kugenda gwiza imbaraga. Kambabwira uyu munsi birashoboka ko umukiranutsi w'Imana yagwa, ariko ntazarambarara, azongera byutswe. Ndatangaza itangazo, magarara mu butware bw'Imana isumba byose. Umukiranutsi w'Imana uzi ko wese yarambaraye, abaguye mu nzira, nubwo turi kubona ibihanga byabo Satani yiciye mu nzira, nabyuke mu izina rya Yesu Kristo. Mwongere mwambara imbaraga, mwongere mwambara imbaraga, zambaraga mwateranaga mushinga ubutayu n'ahandi, zambaraga mwari mwuzuye, mwongere mwambara imbaraga. Nubwo iyi si iri kubakarangira ibiryoshye, nunora niko bazita, nubwo iyi si impumuro z'ibishyimbo zituma mutanga imigisha yanyu byiyongereye, ariko musigeho icyo Imana yabikije muri mwebwe, gifite agaciro, gifite imbaraga, haleluya, kurusha ibishyimbo by'umunsi umwe. Reka mbabwire, mwumvire itangazo bera Siyoni, mwege muneza amatwi, mwe munkurikira. Igihe kirageze kandi kirasohoye ko abantu bongera bakuzura imbaraga z'umwuka wera, bakagenda hejuru y'ibibagenda hejuru, bagatsinda ibibatsinda, haleluya, bakanesha ibibanesha. Igihe kirageze kandi kirasohoye, kuko ndabona umwana w'intama w'Imana, umukwe wacu twategereje kuva kera, ageze ku irembo. Abantu bari bafite amavuta mu mperezo zabo, mucunge neza niba amatabaza yanyu acyaka, kuko umukwe ageze ku irembo. Elohim Jehova Rafa. Abantu barangaye, turacagaguriye imigozi y'umwanzi yababohesheje mu izina rya Yesu Kristo. Uyu munsi ntabwo ari umunsi wo kurangara. Mbese murinzi we, ijoro rigeze hehe? Rigeze umuhero. Imbaraga z'Imana zize ku buzima bwanyu, zibatsindire, zibakure mu kanwa k'abadayimoni, zibakure mu kanwa k'abapfumu, zibakure mu kanwa k'abarozi, zibakure mu mbaraga zose zababoshye. Mwongere mwuzure umwuka wera. Aberekwaga mwongere mwerekwe, abahanuraga mwongere muhanure, abarotaga mwongere murote, ababwirizaga mwongere mubwirize, aberekwaga mwongere mwerekwe. Inginga Imana ngo ikwereke Yesu, nawe utaramwakira umwakire, nicyo ngusabira. Imbaraga z'Imana zibe ku buzima bwanyu ndetse n'imiryango yanyu, kandi Imana isumba byose iturindira igihugu cyacu cy'u Rwanda,
yongere kuduha imbaraga. Abera basinziriye nimubyuke mu izina rya Yesu Kristo. Ababaye nka Samusoni bakuyemo amaso, reka ikirere cy'ubuntu bw'Imana n'ububyutse bw'Umwuka Wera byongere bizenguruke mu bizera. Hari abacogoye mu rugendo, hari abaretse umurimo, bamwe baragiye baratatana bareka gukorera Imana, ariko muve muri iyi migozi yababoshye tuyicagagurishije imbaraga z'Imana. Imyuka yabatsikamiye turayanze mu izina rya Yesu Kristo. Imbaraga z'ubuntu bw'Imana zibe ku buzima bw'abitorero. Muve mu kuragira ingurube, muve mu kuragira inkoko, mwongere musubire mu murimo w'Imana. Ubugingo bwanyu bubohoke mu izina rya Yesu Kristo. Sengeye abari abashumba, sengeye abari abahanuzi, sengeye abari abavugabutumwa baguye bakarambarara bakava mu byizerwa, umwuka w'Imana yongera basubireho mu izina rya Yesu Kristo. Ubuntu bw'Imana n'imbaraga zayo bibatwikire. Hari abera bari abanyamasengesho baretse gusenga, imitima yabo yajeho ibinure, ubugingo bwabo bwabohewe ahantu. Iyi migozi turayicagaguye mu izina rya Yesu Kristo. Ayiwe, imbaraga z'Imana zibe ku buzima bwabo. Hari abantu barwaye abadayimoni barabataka, barabatsikamira, barabazengereza, ariko iyi myuka tuyikubitishije kwera kw'Imana. Muhaguruke mu izina rya Yesu Kristo, mwongere musubire mu murimo. Umuntu usigaye umubaza ngo uheruka gusenga ryari, ngo urumva ngo simbizi, ngo Mana yongere yitamurure. Duhamagaye imbaraga z'ububyutse mu izina rya Yesu Kristo. Muriro wa Pentekote wongere wake mu bantu b'Imana, abantu mwongere buzura Umwuka Wera. Uyu munsi abarokore bagiye mu myobo bameze nka babavandimwe bo kwa Dawidi. Uramuganiza bati hey, ati wivuga tabarozi bamereye nabi. Ntago abarokore bajya batinya abarozi, ntago abizera batinya abarozi, kuko bafite imbaraga ziba mu biganza, ziba mu kanwa, ziba no mu birenge. Bibiri babwira iki? Iravuga ngo muzakandagira inzoka na sikorupiyo, muzarambika ibiganza ku barwayi bakire mu izina rya Yesu Kristo. Haku bose bari mu myobo, Goliyati haza akabati niba hari muri mwebwe nimutoranyemo nibura n'umugabo, akahaterera kare twese se hakigenda. Ariko ndabinginga mu maso y'Imana, Imana yongere isuku ububyutse kubizera. Mwongere munyeganyege murebe ko amatabaza yanyu cyaka, mwongere munyeganyege murebe. Biratangaje. Imana ibamugisha. Reka dusubire mu biganiro by'ubutaha. Mwakoze kubana natwe. Umuntu waba wifuza ko dusengana afite ikibazo cy'uko Imana yongere ikamusubiza ububyutse bwe, niwe nshaka, amamagare tusengane mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Shalom.